Reka muri aka kanya tuganire kuri aya masomo, amasomo y'ingenzi ku buzima bwacu. Niba turi kumwe, thumbs up. Hari umugabo Epictetus, ubu yavukiye mu buzima bw'ubucakara, aho yahuraga na byinshi bigora ubuzima birenze cyane kurusha uko wowe unyumva muri aka kanya waba ugowe. Hakaba kandi undi mugabo witwa Marcus Aurelius, we yavukiye ibwami, akaba yarabaye umwami w'abami. Byinshi tuvuga ko ari byiza, bimwe duharanira mu buzima bwacu bwose, ibyo yari afite ububasha bwuzuye bwo kubibona byose uko abyifuza. Aba bagabo babiri nk'uko mubyumva bari batandukanye cyane mu bijyanye n'imibereho yabo. None aba nibo tugiye gufata nk'abarimu bacu muri aka kanya, maze twumve umurage w'amasomo badusigiye. Kandi ndizera ko hano buri wese aza kwisangamo, waba uri mu buzima bwiza cyangwa se bubi. Icyo usabwa ni ukudasimbuka akantu na kamwe muri iyi video, maze turebere hamwe amasomo agera kuri 50 akubiye mu icurabitekerezo rya Stoicism. Aya ni amategeko y'ubuzima ya Stoicism. Iki ni igice cya mbere. Hindura intekerezo mu kiganiro, umwanya w'impinduka mu buzima. Itegeko rya mbere: ita ku byo ubasha kugenzura gusa, ibyo udafitiye ububasha bwo kugenga, ibyo ntibikureba. Kwita cyane ku byo utabasha kugenga kurusha uko wita ku byo ubasha kugenga, ibyo ni byo soko yo guhangayika kose ugira muri ubu buzima. Ita ku byo ubasha kugenzura, ibyo utabasha kugenzura ntibikureba. Kabiri, amorfati. Mu buzima bwacu bwa buri munsi haba hari ibitagenda neza byinshi duhura nabyo, bimwe kandi bishobora kudusubiza inyuma. Ibyo mu gihe bibaye, gerageza kubishakamo icyiza runaka byagusigira. Hano cyane cyane riba ari isomo rizagufasha guhitamo ibuye rizubaka imfuruka zikomeye z'ubuzima bwawe. Hano uratuza maze ukabwira ubuzima uti: umva nshuti yanjye buzima, njugunyira icyo wangeneye icyo ari cyo cyose, nanjye nzagerageza kugifata neza uko wakimpaye, kandi nzagikoresha neza nk'uko bikwiye. Rimwe na rimwe hari ubwo ubuzima bugenda uko tutari twiteze, turapanga ariko n'ubuzima bugira uko budupangira. Kandi icyo budupangiye ntacyo tuba twakora ngo tubihindure. Hano niho haza iri jambo amorfati, ihame ritubwira riti: uko ibihe byaba bibi kose, ntibibuze byibuze ikintu kimwe cyaba cyiza byagusigira. Ibyo nubimenya bizagufasha cyane gutuza muri ubu buzima, bizagufasha kandi guhagarara wemye. Nubwo waba uri mu bihe bigoye ute, uzabinyuramo wemye. Gatatu, icyo utanga nicyo kikugarukira. Iyo hagize ikintu cyiza ukoreye abandi, cyangwa se umusanzu mwiza utanga muri uyu muryango mugari tubarizwamo, abo bandi si bo bonyine babona inyungu cyangwa se ibyiza byabyo, ahubwo nawe birangira bikugarukiye. Ni nko gutera urubuto rumwe, nyuma y'igihe runaka ukazajya gusarura imbuto nyinshi kandi zimeze neza nka rwa rundi wateye. Ubwo warahombye cyangwa se warungutse? Niba ubona hari umusanzu mwiza watanga muri uyu muryango, ibyo uzabikore bikuvuye ku mutima, kuko mu gihe runaka gikwiriye ibyo bizakugarukira. Kane, momento mori. Momento mori ni ijambo ry'ikilatini ubwo risobanura ngo wibuke ko igihe kizagera ugapfa. Ibyo dukora byose ntibiba bigamije kuduhungisha urupfu, duhora twihisha urupfu ariko umunsi umwe birangira rutuvumbuye. Momento mori, wibuke kuzapfa. Iri ni ijambo dutinya, ariko iri jambo ntirikwiye kudutera ubwoba. Nubwo bitoroshye, ahubwo iri jambo rikwiye kutwibutsa ko ubuzima ari bugufi, ko tugomba kububamo ku mwuzuro buri munsi. Icyo ugomba gukora cyose kiza ugikore, kandi uhore wishimira impano y'ubuzima twahawe. Kandi ntuzigere utekereza kugabanya impano y'ubuzima ngo uyirye igice, uzayirya yose uko yakabaye mu mutuzo. Ariko kandi udasagarariye abandi. Ishimira ubu buzima kuko ni bugufi cyane, bukoreshe neza. Muri icyo gihe cyawe uharanire gusiga isari nziza kurusha uko wayisanze. Gatanu, gira ikinyabupfura kuri za ndangagaciro nziza ziranga ubuzima bwawe. Ikinyabupfura ku byo wiyemeje gukora ni indangamerekezi ikwereka aho uva n'aho ujya. Ikinyabupfura nicyo kizakurinda gutandukira inzira ugomba gucamo, kandi nugera mu mayira abiri, ikinyabupfura nicyo kizagufasha guhitamo inzira nziza ikwiye ugomba gucamo. Gira ikinyabupfura. Gatandatu, akira vuba impinduka zose zibaye. Tubisubiremo, buri gihe ubuzima ntibugenda uko tubyifuza. Hari ibiza bitwituraho tutazi iyo biturutse. Ibyo Stoicism irakwigisha kugerageza kubyakira ako kanya.
ujyane nabyo nk'uko ubuzima bubishaka, ube nka cya giti cy'umugano gihuhwa n'umuyaga ukagikubita impande zose ariko ntikigere kivunika. Iyo umuyaga ugiye kiguma guhagarara cyemye. 7. Akira kandi wihanganire imigenzereze y'abandi itari myiza, ariko ntuyemerere kwihindura uwo uriwe. Abo kandi ntibari mu byo ushinzwe. Menya ko icyo ushinzwe kandi ushobora kugenzura ari wowe ubwawe ndetse n'imigenzereze yawe. Ucungane gusa nawe ukandagize ikirenge cyawe gusa. Rekera gutakaza umwanya wawe mu manza zitakureba kandi nawe ubwawe utari umucamanza. Ibyo bireba ubishinzwe, ntibiguteshe umwanya, ariko ntubyemerere ngo biguhindurire za ndangagaciro zawe zikuranga. 8. Gira impuhwe. Gerageza kwambara inkweto mugenzi wawe yambaye, nibwo uzabasha kumva ubwiza cyangwa se ububi bwazo. Gerageza kwishyira mu mwanya we maze ubashe gusobanukirwa ibyiyumvo bye. Icyo gihe nibwo uzabasha gusobanukirwa kubana icyo ari cyo. Bizatuma ugira ubumuntu nk'uko nawe uri umuntu. 9. Rekera guheranwa n'iby'ahahise cyangwa se ukomeze guhangayikishwa n'iby'ejo hazaza. Ibyo ntibikureba na gato. Cungana n'uyu munsi wonyine, ubeho uko ugomba kubaho. Ibyabaye byarabaye kandi n'iby'ejo bibara b'ejo. 10. Hora wiga. Reka buri kimwe cyose kiba muri ubu buzima kijye kigusigira isomo rikwiye. Isomo rizakwigisha gutandukanya igikwiye n'ikidakwiye, riguha ubwenge bwo kumenya guhitamo ibuye rikwiye byakomeza imfuruka z'ubuzima bwawe. 11. Nyurwa. Bari iyo migisha yose wahawe muri ubwo buzima ubayemo. Nureba neza uraza gusanga ari myinshi cyane ku buryo utatekerezaga. Maze ushimire umugenga wa byose, maze utuze. 12. Iga gutegereza wihangana. Kwihangana gutera kunesha. Kwihangana niko kutubashisha kuguma gutegereza nubwo bwose byaba bitinze gusohora. Niko kudufasha gukomeza gutegereza ngo hato n'ibyo twamazemo igihe kinini dutegereje ngo bitazaza abarambiwe bamaze gutaha. Kwihangana niko gutuma ubasha kubaho muri ibyo bihe bigoye ntibiguture hasi. Turabashimira cyane kuba mwabanye natwe kuva dutangiye kwiza kuri aka kanya. Ndizera ko aya masomo hari icyo aza guhindura mu buzima bwanyu. Iki cyari igice cya mbere cy'aya masomo. Tuzakomeza n'andi masomo menshi mu bindi bice. Kugira ngo utazacikanwa, nagusaba gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo uzahite ubona imenyesha ako kanya tugishyiraho indi video. Hano kuri inkuru nziza MS Talk, njye mwumva akaba yari Francis Inkuru Nziza. Byari ibyo, nakagaruka.